Good evening, everyone. Mwiriwe mwese. I'm so glad to see all of you once again. Nishimiye kongera kubana namwe nanone. So this evening we are going to share the word from the book of Ruth. Kuri ngoro tugiye gusangira ijambo ry'Imana mu gitabo cya Rusi. Before we begin, we shall pray. Mbere ko dutangira reka dusenge. Heavenly Father, we thank you. Datangije turagushimiye. I'm sure that this evening you want to speak to us through the book of Ruth. Ndamye neza ko kuri ngoro ushaka kuvugana natwe binyuze mu gitabo cya Rusi. Father, when we see this story, datangiye twitegereje inkuru. Really, this is not the story of for others, but the story for all of us. Si inkuru igenewe abandi ahubwo ni inkuru yacu. Now, the Moabite woman Ruth, actually she was not supposed to be accepted by the Bethlehem by God. Actually, we cannot imagine that this such a Gentile woman, how could she be in the genealogy of Jesus Christ? But amazing thing is, this unworthy woman Ruth, she was able to receive the grace from you, Lord. Even we are like that. We have no the qualification to receive the grace from you, Lord. But you have shown us your unconditional love. And through that love, we are able to become your child. I hope that this evening you will bless us with your word. May you bless all followers and viewers, so that His word may penetrate in their heart. Father, we thank you. I pray everything in the name of Jesus Christ. Amen. Okay, this evening let us open to the book of Ruth, chapter 2, from verse 1 through 13. If you found it, let me read. There was a relative of Naomi's husband, a man of great wealth, of the family of Elimelech. His name was Boaz. So Ruth the Moabitess said to Naomi, "Please let me go to the field and glean the heads of the grain after him in whose sight I may find favor." And she said to her, "Go, my daughter." Rusi umuwabukazi abwira Naomi ati reka njye mu murima nkumva imyaka nkurikiye ubundi bugirireho umugisha. Then she left and went and gleaned in the field after the reapers. And she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was of the family of Elimelech. Aragenda ahumba mu mirima akurikiye abasaruzi, umurima yagezemo wa Boazi. Now behold, Boaz came from Bethlehem and said to the reapers, "The Lord be with you." And they answered him, "The Lord bless you." Boaz of Bethlehem araza asuhuza abasaruzi ati, "Uwiteka abane namwe." Nabo baramusubiza bati, "Uwiteka aguhe umugisha." Then Boaz said to his servants, who was in charge of the reapers, "Whose young woman is this?" So the servant who was in charge of the reapers answered and said, "It is the young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab." And she said, "Please let me glean and gather after the reapers among the sheaves." So she came and has continued from morning until now, though she rested a little in the house. Then Boaz said to Ruth, "You will listen, my daughter, will you not? Do not go to glean in another field, nor go from here, but stay close by, young woman." Maze Boaz abwira Rusi ati, urumva mukobwa wanjye, ntukajye ujye mu murima wundi kandi ntuve hano, ahubwo ujye bugufi bw'abaja banjye. Let your eyes be on the field which they reap, and go after them. Have I not commanded the young man not to touch you?
And when you are thirsty, go to the vessels and drink from what the young men have drawn. Ubanga amaso ku mirima basaruramo bakurikire, ntumvise ko negetse abahungu ko batazakwakura, kandi uko ugize inyota ujye ujya ku bibindi umwe kuyo abahungu bavomye. So she fell on her face, bowed down to the ground, and said to him, Why have I found favor in your eyes, that you should take notice of me, since I am a foreigner? Rusi yikubita hasi yubamye aramubaza ati, niki gitumye nkugiriraho umugisha kunyitayeho kandi ndi umunyamahanga? And Boaz answered and said to her, It has been fully reported to me all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband, and how you have left your father and your mother and the land of your birth, and have come to a people whom you did not know before. Boaz aramusubiza ati, bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi. The Lord repay your work, and the full the reward be given you by the Lord God of Israel, under whose wings you have come for refuge. Uwiteka kwiture ibyo wakoze, ugororerwa ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana ya Isirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo. Then she said, Let me find favor in your sight, my Lord, for you have comforted me, and have spoken kindly to your maidservant, though I am not like one of your maidservants. Aramubwira ati, nkugirireho umugisha databuja, kuko umaze umubabaro ukabwira umuja wawe neza, n'ubwo ndahwanye n'umwe mu baja bawe. Actually, there's so many people in the world, they claim the equality. Abantu benshi mu isi baharanira uburinganire. You see that many people said that all people are equal and we should be treated equally. Abantu benshi bavuga ngo abantu bose barareshya kandi tugomba gufatwa kimwe. However, if you check the deep of the heart of the people, they don't like equality indeed. Ariko iyo ugenzuye neza mu ndiba y'imitima y'abantu usanga badakunda kuringanira n'abandi. Dear viewers, do you like equality? Nshuti mukurikiye, ese ukunda kureshya n'abandi? Do you want to be like others, or do you want to be better than others? Ese wifuza kumera nk'abandi cyangwa wifuza kubaruta? Do you want to be like others, or do you want to be smarter than others? Ese wifuza kumera nk'abandi cyangwa wifuza kuba abanyabwenge kubarusha? Do you want to be paid like others, or do you want to be paid more than others? Ese ushaka guhembwa nk'abandi cyangwa ushaka guhembwa kurusha abandi? I don't know if you have the child. Sinzi niba ufite umwana. Do you want your child to be better than the other colleague, other schoolmates, or the same like others? Ushaka ko abana bamera nk'abandi cyangwa ushaka ko baruta abandi? You see that even though so many people they claim the equality, but in the deep of their heart, everybody wants to be better than others. Ubwo abantu bose barabaharanira kureshya, ariko abantu bose bifuza kuruta abandi. You see that the people want to be more handsome and more beautiful, the more smart. Abantu bifuza ko abanyabura bakaba beza bakaba n'abanyabwenge. And the reason why the people live into the very severe competition is because they want to be better than others. Igituma abantu baba mu mahiganwa nuko bifuza kuruta abandi. We are living in this world, actually in the world of competitions. Tubaho muri isi yo guhatana. And we try to grow our ability and develop ourselves so that we can be more advanced than others. Tugerageza kwiyongerera ubushobozi kugira ngo tube abantu baciye ku bandi. So I want to ask you one question. Ndashaka kubaza ikibazo kimwe. You see that suppose that there are two kinds of people. Reka twibaze wenda ko hari abantu b'ubwoko bubiri. One who can give a help and the other one who need a help. Hariho umwe ushobora gutanga ubufasha ndetse n'undi ukeneye ubufasha. So which one do you think you want to be? Ese utekereza ko wifuza kumera nk'uwo? One who needs a help or the one who can give the help? Ukeneye ubufasha cyangwa se ushobora gutanga ubufasha? I'm sure that all of you want to be a person who can give help to others. Namye neza ko mwese mwifuza kuba abantu bashobora guha abandi ubufasha. Everyone in this world wants to be great. Buri muntu wese muri iyi si yifuza kuba igihangange. We don't like to be in the situation whereby we need the help from others. Ntabwo twifuza kujya mu bihe byaho tuba dukeneye ubufasha buvuye ku bandi. Why? Because the meaning that we need the help, it means that that we are unable to handle the issue or we are unable to solve the problem by ourselves. Iyo tuvuze yuko dukeneye ubufasha bivuze ko ikibazo tutabasha kugikemurira ku bwacu. And some people, they feel that it's a very shame
for them to be helped by others. hari abantu rero bibwira yuko ari igisebo kuba bafashwa n'abandi. That's why even in terms of the faith, faith life, you see that people, they are unwilling to receive the help from God. ni nayo mpamvu no ku kijyanye no kwizera abantu ntabwo babasha kwakira ubufasha buvuye ku bandi. Yet the Bible clearly says that the human being is very weak. nyamara bibiliya ivuga ko umuntu ari umunyantege nke cyane. You can think about the Adam and Eve, how God created them. ushobora gutekereza kuri adamu na eva uburyo imana yabaremye. Actually, before God created Adam and Eve, God had created the angels. mbere yuko imana irema adamu na eva yaremye marayika. And this archangel Lucifer, I believe that you know. marayika ukomeye witwaga rusuferi ndamye neza ko Now this Lucifer was created with the beauty and the wisdom and the perfection from God. rusuferi yaremanywe uburanga ubwenge n'ubutungane by'imana. In other words, he was as perfect, as beautiful, as even the wise as God. mu yandi magambo yari atunganye ari mwiza afite n'ubwenge bw'imana. But with what he received from God, he exalted himself. ariko ibyo yahawe n'imana byamuteye kwishyira hejuru. When we read the book of Isaiah chapter 14, that he said that I will be like the Most High. iyo dusubira Yesaya igice cumi na kane aravuga ngo nzaba nk'isumba byose. I want to be like Most High. ashaka kumera nk'isumba byose. So with what he received from God, he exalted himself. ibyo yahawe n'imana byamuteye kwishyira hejuru. So God created the man, being weak. imana yaremye umuntu afite intege nke. As you know very well, God formed our body with the dust. nk'uko mubizi neza imana yabumbabumbye imibiri yacu mu mukungugu. After death, all of us will go back to the dust, our flesh. nyuma y'urupfu twese imibiri yacu izasubira mu mukungugu. And we humans, actually, we are very weak. twebwe abantu rero turabanyantege nke cyane. Even, we humans, we can be killed by a small insect. twebwe abantu dushobora no kwicwa n'agakoko gato. So many people in the world, they died of the malaria, they died of the dengue fever. abantu benshi mu isi bicwa na malariya, abandi bakicwa na fievre ya dengue. You see that, it is caused, these kind of diseases are caused by the small insect. ubwo ni uburwayi buterwa n'udukoko dutoya. So actually we are humans, we are very weak. twebwe abantu rero turabanyantege nke cyane. We cannot fly in the sky like the birds. ntabwo twaguruka mu kirere nk'inyoni. We cannot run as fast as like this, the beast. ntabwo twabasha kwiruka nk'inyamaswa. Even our power or our strength is not strong enough. n'imbaraga zacu n'intege zacu ntabwo ari nyinshi. This is how God created us. uko niko imana yaturemye. Adam and Eve were created being naked. adamu na eva baremwe bambaye ubusa. So they had nothing to protect themselves. ntacyo bari bafite cyo kwikingira. Therefore, they were in need of the protection of God. niyo mpamvu bari bakeneye kurindwa n'imana. We can clearly see how God prepared everything for Adam and Eve, and they lived happily together with God in Genesis chapter 2. ushobora kubona uburyo imana yateguriye adamu na eva ibintu byose baba bishimye mu itangiriro igice cya kabiri. But in Genesis chapter 3, after they took the fruit of knowledge of good and evil, ariko mu itangiriro igice cya gatatu bamaze kurya ku rubuto rw'ubwenge because they were cheated by Satan. kubera ko bashutswe na satani. So because of that deceit of Satan, they accepted the voice of Satan. bitewe n'iki gishuko cya satani bemeye ijwi rya satani. In other words, that they accepted the heart of Satan. mu yandi magambo bemeye umutima wa satani. From that moment, now the humans, they began to work by themselves. kuvuga inyoko muntu yatangiye kwikorera ku bwayo. Just as this Lucifer, they exalted himself. nuko rusuferi yishyize hejuru. Now the Adam and Eve began to refuse what God prepared for them, and they tried to prepare the things for themselves. adamu na eva banze icyo imana yabateguriye batangira kwitegurira ku bwabo. What was the thing that they prepared for themselves? ese ni ibiki biteguriye ku bwabo? These fig leaves. ni ibibabi by'imiti. They tried to cover their naked body with the fig leaves. bagerageje guhishira ubwambure bwabo bakoresheje ibibabi by'imiti. One thing that we need to remember clearly is ikintu tukeneye kuzirikana neza ni uko God created Adam and Eve being naked. imana yaremye adamu na eva bambaye ubusa. And God said it was so good. nuko imana ivuga ko byari byiza cyane. But after they were cheated by Satan, ariko bamaze gushukwa na satani. now what was good in the eyes of God began to look bad in the eyes of man. icyahoze ari cyiza mu maso y'imana cyatangiye gusa nk'aho ari kibi mu maso y'umuntu. And then Adam and Eve, they tried to cover their naked body with the fig leaves. nuko adamu na eva bagerageza guhishira ubwambure bwabo bakoresheje ibibabi by'imiti. In other words, they tried to place their own judgment
over, the higher than the judgment of God. bagerageje gushyira imyanzuro yabo hejuru y'imyanzuro y'Imana. So, many places in the Bible is talking about the grace. ahantu henshi muri Bibiliya bavuga ku buntu. And grace, or in the book of Ruth, chapter 2, we can, just we read these verses, and you could find the word called favor. no mu gitabo cya Rusi ibice bibiri twasomye ijambo ryitwa kugirira umuntu ibambe. Do you really want to receive the grace? ese koko ushaka kwakira ubuntu? Do you really need the grace? ese koko ukeneye ubuntu? If you check your heart in detail, uramutse ugenzuye umutima wawe mu buryo burambuye, even though people say that I need the grace, I need the favor, I need the help, nubwo bavuga bati nkeneye ubuntu, nkeneye ubufasha, but people do not like to be in that situation. nyamara abantu ntabwo bakunda kuba mu mibereho nk'iyo. People, want to be in the situation whereby they can handle everything by themselves. abantu bashaka kujya mu mibereho yabo bagomba kwikemurira ibintu byose ku bwabo. People want to be strong enough so that they may not need any kind of help from God. abantu bifuza gukomera cyane ku buryo bagera badakeneye ubufasha bw'Imana. God, you give me the power so that I can to overcome sin. bakavuga ngo Mana imbaraga kugira ngo nzaneshe icyaha. So, God, you give me the power and strength so that I can overcome any kind of a temptation. Mana imbaraga kugira ngo nzaneshe buri gishuko cyose. So many people, they want to be in that kind of a situation. abantu benshi bifuza kujya mu bihe nk'ibyo. They want to be the great person. bashaka kuba abantu bakomeye. But what kind of people receive the grace from Jesus Christ? ariko se ni bantu ki bakira ubuntu bwa Yesu Kristo? One woman who had a flow of blood for 12 years. hari umugore ufite indwara mu mugongo yimaranye imyaka 12. She wasted all the money she had. yononnye amafaranga yose yari afite. She was suffering a lot from the different doctors. yababajwe n'abaganga benshi batandukanye. That woman, she received the grace from Jesus. uwo mugore yakiriye ubuntu bwa Yesu. Dear viewers, do you want to be in that kind of a situation? inshuti mukurikiye, ese wifuza kuba mu mibereho nk'iyo? This woman, she was suffering for 12 years. uyu mugore amaze imyaka 12 ababaye. The man who had an infirmity 38 years. umuntu wari uburwayi imyaka 38. The blind man. umuntu wari ufite Who was ubumuga caught in adultery. umugore afashwe asambana. Tax collectors. abakoresha bikoro. Those who are very weak and dirty and filthy. abari abanyantege nke banduye bahindanye. These are the people who receive the grace from Jesus Christ. abo nibo bakiriye ubuntu bwa Yesu Kristo. Do you want to be in that kind of situations? ese nawe wifuza kuba mu mibereho nk'iyo? You see that, we just want to be like Samson, who is strong and powerful. twifuza kumera nka Samusoni ari umunyembaraga afite intege. But even Samson, when he received this power and experienced the works of God, ariko Samusoni nabwo yakiraga izi mbaraga akora imirimo y'Imana. especially after he killed the 1,000 Philistines. by'umwihariko amaze kwica abafilisiti 1000. If you read that story very carefully, uramusomye inkuru neza witonze. you can realize that even that Samson, he was at the point of death due to the thirsty. ushobora kumenya ko Samusoni ubu ngubu nawe yaragiye gupfa bitewe n'inyota. In other words, even though Samson, he was able to kill the 1,000 Philistines with just the jawbone of the donkey, mu yandi magambo nubwo Samusoni yishe abafilisiti 1000 yakoresheje igufwa ry'umusaya w'indogobe, actually without the help of God, he was nothing but just dust. yataba ubufasha bw'Imana ntacyo ari cyo usibye kuba umukungugu. He was about to die because of the thirsty. yaragiye kwicwa n'inyota. Actually, that Samson even, he was nothing. Samusoni rero nawe ubwe ntacyo ari cyo. Without the grace of God, without the help of God. hatabayeho ubuntu bw'Imana, hatabayeho ubufasha bw'Imana. But for us, we just want to be the great person by ourselves. ariko twe twifuza ko abantu bakomeye ku bwacu. Therefore, most people, they try to fight against sin with their own determination, with their own power. abantu benshi bagerageza kurwanya icyaha binyuze mu kwiyemeza ko babona imbaraga zabo. Many people pray to God in this way. abantu benshi basenga Imana bavuga bati, God, please, you give me the strength so that I can stop sinning. Mana ndagusabye imbaraga kugira ngo nzareke ibyaha. I pray to you so that I can get the power from you, ndagusabye kugira ngo imbaraga, that I can live, the stopping sinning completely. kugira ngo mbeho ndetse ibyaha byose burundu. Many people pray to God in this way. abantu benshi basenga Imana batyo. The problem is God cannot listen to your prayer. ariko ikibazo nuko Imana itakumva amasengesho Do you yawe. know why? se uzi impamvu? Because in the Bible, God has already concluded that that everyone does evil. kubera ko muri Bibiliya Imana amaze kwanzura ko abantu bose bakora ibibi. The human heart is deceitful above all things and desperately wicked. umutima w'umuntu ushobora kurenza ibintu byose kandi urahindanye cyane. We humans, we are sold under sin. twebwe abantu twaguriwe kuba imbata z'ibyaha. Now the sin is ruling over our heart. icyaha gitegeka imitima yacu. Whether you want to admit or not, this is the situation, the
situation that we are born with. wabyemera utabyemera uko niko twavutse tumeze. But so many people, they just try to fight against sin with their own power. nyamara abantu benshi bagerageza kurwana n'icyaha binyuze mu mbaraga zabo, Just to try to exalt themselves. bakagerageza kwishyira hejuru gusa. These kind of people, they can never receive the grace. abantu nk'abo ntibazigera bakira ubuntu. Today, I want to talk about the heart of Ruth, who was seeking for the grace and favor. uyu munsi ndashaka kuvuga ku mutima wa Rusi washakaga ubuntu ndetse no kugirirwa impuhwe. And that is not the heart that the Ruth could have by herself. kandi ubu si umutima Rusi yashoboraga kugeraho nyine ku bwe. So many people think that I should humble my heart. abantu benshi bagira batekereza bati nkwiye gucisha bugufi umutima Do wanjye. you know this verse that pride goes before destruction? munsi cyanditswe kivuga ko kwibona kubanziriza kurimbuka. There are so many places in the Bible that shows us that the pride, the high-hearted, is really dangerous. abantu benshi muri Bibiliya twereka neza yuko ubwibone ni ukuvuga ngo umutima wishyize hejuru ari ikintu gikaze cyane. That's why people who listen to this kind of word, who know this kind of verses, niyo mpamvu abantu bumvise iri jambo bazi ibyanditswe. you know what people do and how people think? muzi icyo abantu bakora kandi muzi n'uburyo batekerezamo. People try to humble down their heart. abantu bagerageza gucisha bugufi imitima yabo. People try to, lower their heart. abantu bagerageza gucisha bugufi imitima Oh, yabo. I shouldn't be arrogant. bati sinkwiye kuba umwibone. I shouldn't be high-hearted man. sinkwiye kwishyira hejuru umutima I wanjye. have to humble down my heart ngomba gucisha bugufi umutima so wanjye that God may grace upon me. kugira ngo Imana igirire ubuntu. But you have to know that this kind of a thought is really arrogant thought. ariko ukwiye kumenya ko ibitekerezo nk'ibyo ari ubwibone. Because the humble heart, the lower heart, is not the heart that we are born with. kora ku mutima uciye bugufi wose umutima twavukanye. That humble heart is only the heart that we can receive from Jesus Christ. uwo mutima uciye bugufi ni umutima dushobora kwakira kuri Yesu Kristo gusa. It is not that that we can humble our heart, ntabwo twabasha gucisha bugufi imitima yacu, but by receiving the humble heart from Jesus Christ, we are able to have the humble heart. ariko binyuze mu kwakira umutima uciye bugufi uva kuri Yesu dushobora kubana n'umutima uciye bugufi. This is the point. uko niko bimeze. So back in 2007, I went to Kenya as a short-term missionary. mu 2007 nagiye muri Kenya kuba umukorerabushake. I was together with about the 15 of the colleagues. ariko n'abagenzi banjye bageze kuri 50. And I was the captain at the time. icyo gihe nari umuyobozi wabo. So since I was a captain, I was together with the senior pastor many times. bituma ko nari umuyobozi wabo kenshi nabaga ndi kumwe na pasiteri mukuru. Since I did not know anything about the life in Africa, bituma ko ntacyo nari nzi ku buzima bwo muri Afurika. even in the beginning, my heart, that I just had the heart to learn. bigitangira nari mfite umutima wo kwiga. So whatever the senior pastor told me, I just copied and I just obeyed. ikintu cyose umupasiteri mukuru yambwiraga napfaga kumvira. And whatever I did, I was really enjoying. kandi ibyo nakoraga byose narabyishimiraga. But one day I got a chance to visit the province. umunsi umwe nagize amahirwe yo kujya gusura intara imwe. A province called Kajiado. ni intara yitwa Kajiado. That is the area of Masai. ni agace gatuyemo n'Abamasai. So I spent there about 5 weeks. icyo gihe namaze nk'ibyumweru 5. I was together with these people and I was enjoying, I shared the word of God with them. ndi kumwe n'abo bantu byishimiye ndi gusangira ijambo ry'Imana nabo. Especially when I preached the gospel to them, they really received this message in their heart. by'umwihariko nabwirizaga ubutumwa bwiza, ubutumwa babwakira mu mitima yabo. Even I was given the Masai name, nanahawe n'izina ry'ikimasai. Tumbes. bivuga ngo ni Tumbesi. At the time I was very slim. icyo gihe nari nanutse cyane. I'm somehow tall. ndi muremure. At that time I was very slim. Therefore, the many Masai people, they called me, you are like Masai. icyo gihe nari nanutse cyane, Abamasai benshi bakambwira ati nawe uri Umumasai. I believe that even that Masai people, they are very thin and slim and they are very tall. ndamya neza ko namuzi ko Abamasai ari abantu baba bananutse cyane kandi ari barebare. So I was enjoying that life. rero nishimiraga ubwo buzima. Even some people, they told me that the pastor, even though I was not pastor at the time, abandi bantu bajyaga bamugara pasiteri kuko ntari umupasiteri muri icyo gihe. even some of them, they promised that that once you come back here, I will give you the 2 acres land. You build the church and you minister us. abandi basezeranyije bati mugaruke intanga tuzaguha isambu uzubakemo urusengero hanyuma udutubwiriza. As I told you that I was just a short-term missionary, I was not a pastor. kuko nababwiye nari umukorerabushake gusa sinari umupasiteri. The problem is my heart. In my heart, I became a pastor. ariko ikibazo nuko mu mutima wanjye nari nabaye Why? umupasiteri. Because all Masai people, they called me the pastor. kubera ko Abamasai bose bamumagara ngo umupasiteri. So I went back to the Nairobi center.
naje gusubira rero i Nairobi ku cyicaro gikuru and I met the senior pastor again. I testified. Also, he was happy with the testimony. nuko mpura na pastor mukuru mu buhamya kandi yishimira ubuhamya. The problem was that my heart, the position of my heart was totally different. ariko ikibazo nuko position y'umutima wanjye yari itandukanye cyane. Before I took that journey, mbere ko mfata urwo rugendo my heart was like the learner. umutima wanjye wari umunyeshuri wiga. I wanted to learn everything from the senior pastor. nashaka kwigira ibintu byose kuri pastor mukuru. But after this journey, I became like the same level with the senior pastor. ariko nyuma y'urwo rugendo naje kuba umuntu uri ku rwego rumwe na pastor mukuru. So I was complaining to the senior pastor who, that told me to do the construction. rero naje kwibwira pastor mukuru wambwiye ngo ninjye gukora imirimo y'ubwubatsi. I should not do this construction work. kwibwira ninjye sigomba gukora imirimo I y'ubwubatsi. should not do the cleaning. sigomba gukora amasuku. You see that, I was a short missionary. I was supposed to do whatever I was told. ari umukorerabushake nagomba gukora ibyo mbwiye byose. But in my heart, you see that, I thought that I was like a pastor. ariko umutima wanjye natekereje ni nka pastor. So what I have to do is to return to them and preach the word to them. icyo ngomba gukora ni ugusubira nkabwiriza ubutumwa bwiza. My heart became very high. umutima wanjye wishyize hejuru cyane. And because of that issue also, I was like the rebellious against the senior pastor. bitewe n'icyo kintu cyanteye kwigomeka kuri pastor mukuru. What without me knowing. ntanabizi. So the senior pastor who sensed this, pastor mukuru waje kubimenya. he began to interfere with me. yatangiye kunkoma imbere. Even I became even more angry. nuko ndushaho no kurakara. And even he like they removed me from the position of captain. kigera nkuyeho ku buyobozi bw'abandi. One day I was walking in the compound and I was thinking about my heart. umunsi urimo ngenda mu mbuga nakomekereza mu mutima wanjye. In the beginning I was really joyful and I was enjoying my life. ndavuga ntibigitangira nari nezerewe cyane ndimo kwishimira ubuzima bwanjye. But now when I see my heart, then my heart is full of complaints and anger. Why? ariko ndebye umutima wanjye nanahuzuye umujinya ndetse n'uburakari no kwinuba kubera iki. At that time, thankfully, God allowed me to realize that this is the deceit of Satan. muri icyo gihe gishimishije nuko Imana yanyemereye gutahura ko icyo ari igishuko cya Satani. When this, the heart, the realization came to me, ubwo ibyo nabisobanukirwaga. now my heart automatically became lowered. ako kanya umutima wanjye yaciye bugufi byikoze. I was deceived by Satan. nta burya bwose nashutswe na Satani. This is not my position. burya isi yo pozisiyo yanjye. I am not a pastor. si umupasiteri. I need to learn many things. nkeneye kwiga ibintu byinshi. I have to obey the senior pastor so that I can learn many things. ngomba kumvira pasiteri mukuru kugira ngo nige ibintu byinshi. But Satan, with something good in my eyes, he deceived me and he exalted my heart. ariko Satani akoresheje ikintu gisa neza mu maso yanjye arashuka nuko ashyira umutima wanjye hejuru. Dear viewers, nshuti mukurikiye. many people, they just want to be they want to be the great people. abantu benshi bifuza kuba abantu bakomeye. But ariko do you think you can be great or you can be greater than the word of God? utekereza ko ushobora kuba umuntu ukomeye kurenza ijambo ry'Imana? I'm not saying that that you don't need to try to be great. si kuvuga ngo ntukagerageze kuba umuntu ukomeye. Yes, you can be greater than others. yego ushobora kuba umuntu ukomeye kurenza abandi. However, your effort, your determination, and no matter how much effort you may put in your life, you cannot be greater than the word of God. gusa umurava wawe no kugerageza kwawe ntabwo byatuma ukomera kurenza Imana. Why? kuki? You may be perfect or you may be more advanced than others in one or two field. ushobora kuruta abandi mu kintu kimwe cyangwa se bibiri. However, cyokora cyo on another field or the other fields, you still need the help of others. ugikeneye ubufasha bw'abandi mu bindi bisata bindi. Maybe you are expert in the field of the economics, ushobora kuba inzobere mu bijyanye n'ubukungu. but another field you may not be the expert. ariko ugasanga utari inzobere mu kindi gisata You kimwe. may be good at the sports, ushobora kuba uzi imikino ya siporo. but you may not be you may not good at the another field. ariko ugasanga utazi ibindi bintu bindi. For example, say I'm a pastor, I preach the word, urugero ndi umupasiteri bwiza ijambo ry'Imana. but for the electricity work or for the plumbing work, I need the help from others. imirimo ibijyanye n'amashanyarazi cyangwa se plumberi mba nkeneye ubufasha bw'abandi bantu. You see that, if you see if you see the things of the world with the broadened heart, with the wide eyes, uramutse witegereje ibintu byo mu isi n'umutima wagutse, you can easily discover that
you are not perfect and you are not great. ushobora gutahura neza ko utari umuntu w'igihangange kutari intungane. The problem is, the Satan deceived the people into thinking that, that I am great because I have the much money. ariko ikibazo nuko satani ashaka abantu akabatera kwibwira ngo ndi umuntu uhambaye kubera ko mfite amafaranga menshi. I am the highly educated. ndi umuntu wize cyane. Especially many people, they believe in their thoughts more than the word of God. cyane cyane ko abantu benshi bizera ibitekerezo byabo kuruta ijambo ry'Imana. What does God say? This is a really important question in your heart. ese Imana ivuga ngo iki? Iki ni ikibazo cy'ingenzi cyane mu mutima wawe. Yes, you may think in this way, in that way. ni koko ushobora gutekereza gutya na gutya. You can tell us that this is how you think, this is how you judge. ushobora kutubwira ko uko ari gutekereza, uko ari guca imanza. However, you need to check what God says in the Bible. This is the final judgment. nyamara ukwiye kugenzura icyo Imana ivugira muri Bibiliya kubera ko uri umwanzuro wa nyuma. But unfortunately, the many people, they trust themselves, and place themselves in the position of justice. ikibazo ni uko abantu benshi bizera bakishyira mu mwanya wo kuba umucamanza. That's why even though they listen to the word, icyo gituma niyo bumvise ijambo ry'Imana, though they read the Bible, ubwo basoma Bibiliya, they come up with this kind of the objection that I don't understand. batangira guhakana bavuga bati ibi simbyumva, I cannot accept this word. iri jambo sinshobora kuryemera. So many verses and stories in the Bible are not understandable actually. inkuru nyinshi zo muri Bibiliya mu musanzu ntabwo zumvikana. Today I want to talk about this humble heart. uyu munsi ndashaka kuvuga ku mutima uciye bugufi. You can see this Ruth. ushobora kubona uyu Rusi. This woman, this Moabite woman, she had a very precious and unique heart. uyu mugore w'umumowabukazi afite umutima wihariye kandi w'igiciro. I want all of us to learn this, the heart from the Ruth. ndashaka ko twese twakwigirira umutima kuri Rusi. I want us to read the verse 1. ndashaka ko dusoma umurongo wa mbere. The verse 1 and 2. umurongo wa mbere n'uwa kabiri. There was a relative of Naomi's husband, a man of great wealth, of the family of Elimelech. His name was Boaz. nuko Naomi yari afite mwene wabo w'umugabo we, umuntu ukomeye w'umutunzi wo mu muryango wa Elimeleki witwaga Bowazi. So Ruth, the Moabitess, said to Naomi, "Please let me go to the field and glean heads of grain after him, in whose sight I may find favor." And she said to her, "Go, my daughter." Rusi umumowabukazi abwira Naomi ati, reka njye mu mirima nkumva imyaka nkurikiye ubundi bugirire umugisha. aramusubiza ati, genda mukobwa wanjye. Now here, the Ruth, she said that favor. hano Rusi yavuze ko ari bugire ubuntu. Actually, the glean heads of the grain, this work is like the low work. ubusanzwe guhumba intete zo mu murima, uyu ni umurimo uciriritse. In order to glean the heads of the grain, you have to bend, and you have to bend your back. kugira ngo ubashe guhumba intete zo mu murima bisaba kugira ngo uhine umugongo wawe wuname. You should go to the ground. ugomba kujya ku butaka. Because you cannot pick the head of the grain without bending your knee. kubera ko utatoragura intete z'impeke utahinnye amavi yawe. Now, who can receive the favor? Who can find the favor? none ninde ushobora kwakira ubuntu? Whose heart is, the lowering. ni umuntu umutima uciye bugufi. But actually, people do not want to be in this kind of a situation. gusa ikibazo ni uko batifuza kujya mu mwanya nk'uyu. Do you want to be the person who pick the heads of the grain, or who just command the workers? ese wifuza kuba umuntu uhumba intete cyangwa wifuza kuba umuntu utegeka abandi? But we can see the heart of Ruth. ariko dushobora kubona umutima wa Rusi. Even this, the low quality work, she said that I want to find a favor. no kuri uyu murimo uciriritse nabwo yaravuze ati nkeneye kugirirwa ubuntu. In her heart, even this job, it is like a grace. umutima we n'uyu murimo nawo ubwawo bwari ubuntu. Dear viewers, many times we insist our thought before the word of God. inshuti mukuru, iki gihe cyinshi tujya dutsibarara ku bitekerezo byacu n'imbere y'ijambo ry'Imana. When we have this idea that I am right, even if it is from the Bible, we reject. iyo tugize iki gitekerezo cyo kugira ngo ndi mukuri, naho ibyo ubwibyo biva muri Bibiliya urabyanga. One day Jesus Christ, he was preaching at his hometown. umunsi umwe Yesu yabwirizaga iwabo ku ivuko. In the beginning, people are astonished. bigitangira baratangaye. But when they got this news that this man is the son of a carpenter, bakimara kubona amakuru y'uko uwo nguwo ari umwana w'umubaji, immediately they began to despise Jesus. ako kanya batangiye gusuzugura Yesu. Many times in the book of the gospel, you see that Matthew, Mark, and Luke and John
Pharisees and scribes, they despised Jesus. igihe cyinshi mu bitabo by'ubutumwa bwiza no Matayo, Mariko, Luka na Yohana abafarisayo n'abanditsi bajyaga basuzugura Yesu. Even though Jesus was the Son of God, nubwo Yesu yari umwana w'Imana, even though his message is the message of life, ubutumwa bwari ubutumwa bw'ubugingo, people laughed at the word of Jesus. abantu basekaga ijambo rya Yesu. In the house of Jairus, they ridiculed Jesus. mu rugo rwa Yayiro bakwaniye Yesu. Why? kuki? Because they put themselves up higher than Jesus Christ. kubera ko bishyize mu mwanya uri hejuru ya Yesu Kristo. People tend to be the higher position. abantu bigira nk'abantu bari mu rwego rwo hejuru. That is the human nature. iyo niyo kamere muntu. Why? kuki? Because that is the nature we inherited from Satan. kubera ko iyo ni kamere twarazwe na Satani. I will be like the Most High. ati nzaba nk'isumba byose. I will be like the Most High. nzaba nk'isumba byose. People always want to be higher and higher. abantu bifuza kuba uri hejuru basumba abandi. But in this story, Ruth was different. ariko muri iyi nkuru Rusi wese uko yari ameze. Now, in order to pick that the heads of the grain, she had to go down. kugira ngo abashe guhumba intete z'impeke yagombaga She had to go the lower and lower. yagombaga guca bugufi cyane. Now we can clearly see the heart that brings the grace and favor in their life. ubu dushobora kubona umutima uhesha umuntu impuhwe ndetse n'ubuntu mu buzima bwe. And this is not the heart that we can create by ourselves. kandi uwo si umutima dushobora kwihangira ku bwacu. Through the Naomi, the Ruth, she was able to learn. binyuze muri Nawomi Rusi yabashije kwiga. Through the Naomi, she was able to receive the new heart. It was not the heart of Ruth. binyuze muri Nawomi yaje kwakira umutima utari umutima wa Rusi. Last time we learned that Naomi said, "Do not call me the Naomi, but Mara." ubushize twize ijambo rivuga riti ntimukanyite nawe mukunda ahubwo mujye munyita Mara. Following my thought is so bitter. kurikira ibitekerezo byanjye n'ubusharire. I followed my thought and it was really bitter. nakurikira ibitekerezo byanjye binzanira ubusharire cyane. Now Ruth exactly learned this from the Naomi. Rusi yabyigiye neza kuri Nawomi. And her heart became lowered. nuko umutima we uca bugufi. And when her heart became lowered, igihe umutima wacaga bugufi, from that moment, kuva ubwo she no longer walked by herself. ntiyarakikorera ku bwe. Amazing thing is, from that moment, Boaz began to work for her. igitangaje ni uko icyo gihe Bowazi yatangiye kujya amukorera. We can read the verse 8. dushobora gusoma umurongo wa 8. Now we can see for the Ruth, whose heart was lowered, now this man named Boaz began to work. ubu dushobora kubona ko Bowazi yatangiye gukorera uyu Rusi umutima wari umaze guca bugufi. Verse 8. umurongo wa 8. Then Boaz said to Ruth, "You will listen, my daughter, will you not? Do not go to glean in another field, nor go from here, but stay close by young woman." maze Bowazi abwira Rusi ati urumva mukobwa wanjye ntukajye ujya mu murima wundi kandi ntuve hano ahubwo ujya bugufi bw'abaje banjye. Now, starting from here, the Boaz continuously told Ruth that he's like the arrangement for the Ruth. guhera hano Bowazi atangiye kubwira Rusi ibyo amutegurira. What is the faith life? ese ubuzima bwo kwizera ni iki? What is the life of Christians? ubuzima bw'abakristo ni ubuhe? Christians are the ones who live with the heart of Christ. abakristo ntabwo babana n'umutima wa Kristo. It is not that Christians that we work for God. abakristo si twe dukorera Imana. God works for us. That is the life of Christians. ahubwo Imana niyo idukorera, ahubwo nibwo buzima bw'abakristo. It is not that Ruth works for the Boaz, but Boaz works for Ruth. si Rusi ukorera Bowazi, ahubwo ni Bowazi ukorera Rusi. It is not that we work for God or we work for Jesus. si twe dukorera Imana cyangwa ngo dukorere Yesu. God continuously said that the rest. Imana ikomeza kuvuga ngo ufate ikiruhuko. I will give you rest. nzakuruhura. I will work for you. nzagukorera. In the day of Sabbath, ku munsi w'isabato. many places in the Bible Jesus walked. ahantu henshi muri Bibiliya tubona ko Yesu yakoze. Jesus healed the sick man. Yesu yakijije urwaye. Jesus, he performed a lot of miracles in the day of Sabbath. Yesu Why? yakoze ibitangaza byinshi ku munsi w'isabato kubera iki? Because Jesus wanted to show us that in the day of Sabbath, you take a rest. I work for you. kubera ko Yesu yashatse kutwereka ngo ku munsi w'isabato mujye muruhuka njye nzajya mbakorera. Dear viewers, this is the faith life. nshuti mukurikirwe nibwo buzima bwo kwizera. Even about our sin problem. ni ku bijyanye n'ikibazo cyacu cy'icyaha. Who is working for your sin problem? ese ninde gukorera mu kibazo cy'icyaha? If you are working for your sin problem, I'm sure that you are tired. niba ari gukorera ikibazo cyawe cy'icyaha ndamya neza yuko uzarambirwa. I'm sure that even you do not have any solution. ndamya neza ko nta n'umuti ubasha kubona. But one day I discovered that Jesus, he worked for my sin problem. ariko umunsi umwe naje gutabura ko Yesu arimo akorera ikibazo cyanjye cy'icyaha. And he finished
he finished this, my sin problem perfectly and forever. kandi nsanga ikibazo cyanjye cyaragisoje burundu bihagije kugeza From that moment, I learned this faith life. kubera ubwo natangiye kwiga ubuzima bwo kwizera My ministry here in Rwanda, umurimo w'Imana nkorera mu Rwanda in my life, n'ubuzima bwanjye I'm not the Lord, I'm not the master, but Jesus becomes the master for my life. sinjye mutware sinjye databuja ahubwo Yesu yabaye databuja mu buzima bwanjye And I can enjoy my life kandi urashobora kwishimira ubuzima bwanjye just seeing how Jesus walks, how Jesus is manifested through my life. ukuntu buri gihe nkorera yigaragaza mu buzima bwanjye Because Jesus loves to preach the gospel, I find myself preaching the gospel. kubera ko Yesu akunda kubwiriza ubutumwa bwiza nisanze nkunda kubwiriza ubutumwa bwiza Because Jesus loves to read the Bible instead of the smoking and drinking alcohol, I found myself reading the Bible. kubera ko Yesu akunda gusoma Bibiliya kurenza kunywa itabi n'inzoga nisanze nanjye nsoma Bibiliya Before I received the salvation, I used to drink alcohol, I used to smoke a lot. kubera ko nakiraga kiza najyaga mu inzoga kandi nkanywa n'itabi ryinshi I used to be a troublemaker. nawe sindi guteza ibibazo No matter how hard I tried, I couldn't quit them. kuko nagerageje cyane kose sinashoboye kubireka But after Jesus became my master, Yesu amaze kuba databuja these kind of things became distant from me. ibyo bintu byose byangiye kure Jesus let me quit all those things. Yesu yashoboje kureka ibyo byose Now Jesus used my mouth to preach the gospel, kuri ubu Yesu akoresha akanwa kanjye mbwiriza ubutumwa bwiza which I used to use to curse others. ko najyaga nkoresha nduka abandi Dear viewers, inshuti mukurikiye I really hope that through this book of Ruth you understand the secret of the faith life. nibyo ko bize muri igitabo cya Ruth batahura ibanga ry'ubuzima bwo kwizera I believe that this evening you are blessed ndiringiye ko babona umugisha muri mugoroba by the word of God. binyuze mu ijambo ry'Imana Thank you very much. murakoze cyane Let us pray. dusenge Heavenly Father, we thank you. databuja turagushimiye This evening also we are in presence of you, Lord. no kuri mugoroba turi imbere yawe nyagasani I believe that you are ready to bestow grace upon us. ndiringiye ko ushaka kutugirira ubuntu That's why you continuously show us our true image. niyo mpamvu ukomeza kutwereka ishusho yacu nyayo But because of this cunning Satan, many times we are deceived by Satan into thinking that we are great, and because of that, we are unable to receive the grace. ariko bitewe n'uko satani yamushukanyi aradushoboka kugira ngo tutabasha kwakira ubuntu Allow us to realize our true figure udushoboze kumenya neza ishusho yacu through your written word. binyuze mu ijambo ryawe ryanditse Because your word clearly shows us our true image. kubera ko ijambo ryawe ritwereka neza ishusho yacu nyayo And I'm sure that the grace you have prepared for us will flow to us. kandi twizera ko imigisha duteguriye yose izadusakarwaho. May you bless all viewers and followers umugisha abantu bose bakurikiye so that this word may bless their life. kugira ngo iri jambo rihe umugisha ubuzima bwabo. Thank you very much. turagushimye cyane. I pray everything in the name of Jesus. Sinzi byose nize mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you very much. murakoze cyane. See you next time. nawe utaha.